guhinduza ikigo menya yuko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 aribwo bazafunga linki yo guhinduza ikigo ku banyeshuri biga P6 ndetse na senior C. Rero abanyeshuri benshi baramamagaraga bakambwira ati noneho uko tubona guhinduza ikigo twebwe biri kwanga cyangwa combination turi gushaka kwiga zikabura twabigenza gute, byagenda gute kugira ngo tutazabura ikigo kandi dore yuko ibigo batujyanyeho tutabyishimiye. Rero wowe tubana hano ku kizamini ucyajya ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru nk'ayanga kurya ku gihe. Muri video nabakoreye ngira ngo hari byinshi mutagiye mubona, abantu benshi bagendaga bambaza ibyo. Rero nibyo nje kubabwira hano muri video, mbereke tugiye gufata urugero rw'umunyeshuri watubwiye ngo tumuhindurize ikigo, hanyuma nawe turaza kujyanirana kugira ngo nkwereke uburyo ki wahinduza ikigo ushaka kujya kwigaho. Hanyuma ngiye ni Callixte Mutabazi mugiye kubana kuri channel. Ikintu ugomba gukora n'ukanda subscribe, ugafungura inzogera, ukurikinga video kugira ngo unesherenga abanyeshuri bajye bayibona, babone ukuntu bahinduza ikigo, dore yuko harabura iminsi 2 yonyine bagahita bafunga link. Hanyuma rero reka duhere ku munyeshuri wadusabye yuko twamufunguriza ikigo gishya nyine ashaka guhinduza, hanyuma nawe tugiye kujyanirana step by step kugira ngo utaza gucikwa n'agace na gato muri video. Niba ushaka guhinduza ikigo cyangwa ukaba warabihinduje nabi, cyangwa ukaba warabihinduje mu buryo nyine utaruzi, genzura neza urebe niba koko utarakoze muri aya makosa igihe urimo uraka ikigo ugomba kwigaho muri A level cyangwa ushaka kujya kwigaho muri senior 1. Ubwo ndavuga abanyeshuri biga P6, mvuga n'abanyeshuri barangije senior 3. Ubwo kuteka tujyanirane muri video. Hanyuma link ndibuze kubaha uraza uyipesting hano muri Chrome, ubwo ni browser. Hanyuma numara kuyipestingamo ikintu uri bukore nuko uri buhite utungukira kuri iyi link. Utungukira hano havuga ngo SDMS, welcome to SDMS National Exam Appeal Service. Yes, mubona yuko muri kuhabona. Hanyuma hano hasi bahita bagusaba gutypingamo index number za exam wakoreyeho. Hanyuma numara kuyipestingamo ngira ngo muri kubona yuko bari kukubwira ngo start date cyangwa itariki bafunguriyeho link ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8, hanyuma akazayifunga ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9. Ngira ngo rero kugira ngo iminsi itaza kuducika uko ari 2, reka duhinduze ikigo vuba vuba kugira ngo utaza gucikwa nawe ukuntu wahinduza ikigo. Ushaka uri umunyeshuri wiga P6 wiga senior 3, reka tujyanirane rero tureke ibintu byo gutinda. Ndajyanga iyi video byibuze ize kuba ngufi kandi uze kwigamo byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero we turimo turajyana, ushaka guhinduza ikigo, ushaka guhinduza umunyeshuri cyangwa ushaka guhindura uri umubyeyi w'umunyeshuri, we tuza wandikemo index number. Tugiye gushyiramo index number z'umunyeshuri watubwiye yuko ashaka guhinduza ikigo. Reka tujyanirane utaza gucikwa n'akantu na gato muri iyi video. Hanyuma niturangiza tadushyiramo index number yigaga O level. Hanyuma we niba yiga P6 urashyiramo PR. Yes, taza gucikwa. Hanyuma nitumara kugira dukanda hano hasi next. Ntago ndibuze gukoresha utumenyetso cyane kugira ngo iyi video itaza gutinda. Dukanda hano handitse next. Yes, dutungukira ku izina ry'umunyeshuri na index number yiwe akoresha ndetse na parent n'izina ry'ababyeyi n'amazina y'ababyeyi bombi. Dore ngibi nibyo yakoreyeho n'ubundi asusha. Hanyuma ikintu hano ugomba gukora ni ugushyiraho nimero ya telefone. Hari abantu bari kwirengagiza nimero ya telefone kandi ntibamenye yuko ibyo bintu ntago byakunda, kuko nimero ya telefone bazita baguhamagara ati ikigo wagihawe ngwino wige, cyangwa wahindurijwe ikigo ngwino ujye kwiga hano. Hanyuma rero tuzawushyiramo nimero ya telefone bazagushakiraho. Reka twe dushyiremo y'uwo munyeshuri kuko uyu munyeshuri niwe yadusabye iyi service. Nawe wayidusaba twayigukorera nta kibazo. Hano nabyo gutakaza amafaranga, hano tubikora ku buntu. Ariko igihe uri umunyeshuri wacu muri iri shuri ry'ikizamini, ikintu ugomba gukora ni ukana subscribe, ugafunga inzogera, ukayirikinga, ukajya utanga na comment koko tukabona yuko uri umunyeshuri. Icyo gihe service dutanga hano tuyigukorera ku buntu. Hanyuma rero urayituza noneho sasa abanyeshuri ko bati iyo tugiye hano gucuzinga combination biranga. Ikintu ugomba gukora rero hano urayituza hano ngo choose student current residence district. Nuko ugomba guhitamo ikigo cyangwa akarere wowe utuyemo. Ubwo uyu munyeshuri atuye mu karere ka Bugesera. Hanyuma reka dutegereze hano tatubwira ngo fill out details of your appeal. Hanyuma hano uhite ucuzingamo category wumva ushaka kwiga.
kategori ushaka kwiga. Hano hari kategori ebyiri. Iyi ya mbere hano nkoresha iyi ya mbere muri kubona ni uguhinduza ikigo. Iyi ngiyi ni igihe umwirondoro uba warakocamye. Hanyuma iki ngiki ni igihe amanota wahawe mu kizamini cya leta utayishimiye nayo ushaka kuyarekarama. Hano rero hari ibintu bingahe? Ibintu bitatu byo kurekarama amanota. Hejuru ni uguhinduza ikigo, hasi ni umwirondoro ubona udahuye neza n'uwo usanzwe uzi cyangwa warakocamye. Hanyuma hano hasi ni amanota igihe utayishimiye kandi uzi niba warakoze neza na hano warekarama. Hanyuma rero twebwe uyu munyeshuri ashaka guhinduza ikigo. Ashaka guhinduza ikigo tutadukana hano kuri placement. Kuri placement noneho hano hasi haza ngo choose school and combination new preference. Hanyuma rero uyu munyeshuri hari combination ashaka kwiga. Hanyuma niba ubona yuko izo combination utari kuzibona, ikintu uhita ukora hano murabona yuko harimo Gasabo, hari Jesse, Bihongwe, harimo izi trend ngizi muri kuzibona. Ariko iyo utari murazibona neza utiriwe utakaza umwanya wawe w'ubusa, ikintu uhita ukora hano kuri yicano y'ikizamini, ikintu uhita ukora uhita uza ugahita ukanda ahangaha, reka mabereke, uhita uza ugahita ukanda ahangaha. Yes, ugahita ukanda kuri aka kantu. Hanyuma iyo umaze ugakanzeho itutungu cyane ngo fill out eligible trends, ugahita scrollinga ukareba combination ushaka. Ubwo iya mbere hari iyi mathematics stream 1, language mathematics science stream 2, hari art and humanity, hari agriculture, hari plumbing technology, hari animal health, hari electrical technology, hari breeding construction, hari manufacture technology, hari software development, hari public workers, automobile technology. Ariko kuko we arashaka dore ngiyi yabonetse section ashaka ingikwa networking and internet technology. Hanyuma iyo ubonye combination we wumva ushaka uhita uyikandaho. Wamara kuyikandaho ubwo uhisemo combination, ariko ugiye guhita uhitamo ikigo kiriho iyo combination. Icyo kigo rero uribaza ati urahita ugikura he? Aho rero niko kanongeye kubereka ahantu ushaka gukura icyo kigo. Ubwo duhisemo akarere ka Gasabo, duhisemo combination, ariko ntago turamenya ikigo umunyeshuri agomba kujya kwigaho, nicyo tugiye guhitamo muri ibyo bigo. Hanyuma rero niba utarakanda subscribe kanda kugira ngo ufungure n'inzogera yawe kugira ngo utazacikwa n'aya makuru akugeraho ku gihe, kandi urayikinga iyi video usharinga abanyeshuri bose kuko abantu batarahinduza ibigo byo bo ni benshi cyane. Hanyuma uhitamo hari yitwa International Technical School of Kigali, hari iyi JS iriho iriya networking and internet technology. Ubwo reka tumuhitiremo iyi International Technical Schools of Kigali kuko iyi niyo izwiho nk'ubukombe cyane. Rero ikintu ukora iyo umaze kukibona itukanda hano kuri choose. Ahangaha njya muri kuhabona cyane. Tukanda hano kuri choose, hanyuma ugahita ukandaho. Iyo ukanzeho ubwo biri processinga, byamara kwiprocessinga ubwo ngubwo ikigo ukaba urongera ugere internet ndabona ari nke cyane kuri choose. Yes, iyo dukanze kuri choose njyamara yuko ikigo cyamaze kujyaho, hanyuma tutanga impamvu uwo muntu ashaka kujya kwiga. Ubwo hano hari impamvu ya mbere. Iyi mpamvu ya mbere iyi ngiyi no kuvuga yuko uyu munyeshuri agiye kuva muri boarding byibuze yerekeza muri day school. Hano ni ukuva muri general education ujya muri TVET. Hano no kugabanya kuba ufite impamvu z'urugendo. Hano kuba ushaka guhindura combination. Hano ni igihe ufite ubumuga. Hanyuma ahangaho ni igihe ufite uburwayi, ubundi burwayi bugutera kuba utakwiga kuri icyo kigo bitewe. Hashobora kuba ari ahantu hakonje, ahantu hashyushye, bitewe n'impamvu z'uburwayi bwawe ugahita uhitamo ikintu wowe wumva kikunogeye. Rero uyu munyeshuri wiwe ashaka kuva muri general education ajya muri TVET school. Twebwe niyo mpamvu tuyihitamo, dore yamaze kuhagera. Hanyuma nitumara kujya dukanda hano submit appeals. Dukanda hano kuri submit njyango uri kuhabona hari impamvu ngiyi. Hano aho tugiye gukanda kugira ngo twebwe tubashe gusubmitinga ubusabe bwacu. Hanyuma dukanda kuri yes. Iyo tugeze hano sasa rero hano niho ruba ruzingiye. Jango rero muri murabona aka kantu. Muri kubona kano kantu aka page.
aka gapeji murabona ngo niwemeza ubu bujurire, iri ni notification cyangwa approve kugira ngo bemere koko. Niwemera ubujurire uraba wiyemeje gutakaza umwanya wari warahawe, kandi uraba wemeye yuko umwanya wifuza nutaboneka NESA izagushakira irindi shuri uzabonekamo. Niba ubyemeye kanda yes, niba ubihakanye ukande no, ubwo uraba waruhiye ubusa. Ariko ku munyeshuri rero niho mpamvu najya kugira ngo mbereke ahantu muza gukura link, mubanze mumenye kano kandi. Niwemera ubusabe cyangwa buno bujuriye urimo uratanga, NESA ikigo urimo urasabaho umwanya ushobora kuwubura. Hanyuma niba ushobora kuwubura, ikintu baba bagukorera bagushakira iyo combination urimo urasaba ku bindi bigo, hanyuma umwanya we warahawe muri icyo kigo cya General, kuko urabona yari muri General Education agishaka kujya muri TVET, ubwo ngubwo uzabutaye agaciro. Hanyuma gushakire iyo networking technology cyangwa bitewe na combination urimo urashaka ku kindi kigo, ariko ubone ahantu ugomba kwiga kubitewe n'ibintu wifuza. Hanyuma rero nta mpamvu ugomba kubihakana. Ubwo rero niba ubyemeye, ikintu uri gukora uhita ukanda hano kuri yes, niba ubihakanye uhita ukanda hano kuri no. Hanyuma twebwe ubwo bitewe urahita ukanda kuri yes ukandeho, kuko iyo ukanze kuri yes bagushaka iyo combination ku bindi bigo, kandi ni ibintu byiza cyane. Hanyuma rero njyewe ndabakunda cyane, nitwa Kaliste Mutabazi, mwabanye kuri channel ngenda mbere ko buryo ki wahinduza ikigo cyawe. Hanyuma link muraza kwikura muri description y'iyi video. Description abantu benshi ntabwo baba babyumva, ariko muri munsi y'itayito urahita ukanda kuri iryo jambo ryanditseho more, ujye muri description urascrollinga urahita ubona link uri buze kunyuraho uhinduza ikigo. Menya yuko guhinduza ikigo bizarangira ku itariki 2, ubwo nibirenga ku itariki 2 bizaba byakurangiranye. Rero hinduza vuba vuba, hanyuma dukomeze n'andi makuru. Ikibazo uza kugira uze kutwandikira muri comment, hanyuma wowe ikintu ugomba gukora ni ukurikinga video ukayisharinga ku banyeshuri muziranye, kandi ukajya muri comment ukaduha igitekerezo cya video yindi ushaka yuko tuzagukorera, kuko buri comment yose tuyiha agaciro umuntu aba yanditse. Bye bye, ndabakunda cyane, reka tuze guhura mu yindi video. Ukeneye kwamamaza hamagara 0729913324 kugira ngo twamaze ibikorwa byawe nawe bimenyekane. Bye bye, reka tuze guhura mu yindi video iri buze gukurikiraho mu kanya.